Hello guys, nongeye kubasuhuza. Tugiye kureba uburyo noneho twafasha abantu bari muri tentative tukabafasha kuba bakwandikira support, kuko iminsi irimo iragenda nibwo bakora 30 z'ukwa mbere bagomba kuba bamaze kuva muri tentative cyangwa se mwakoze ama migration, ama KYC n'ibindi. Bivuze ko aya ni amahirwe yo kuba wamenya uburyo wava muri tentative. Ndinjira muri application ya Pi, nyifungure. Then ahangaha ndi muri application uko bimeze. Iyo ushaka ushobora kureba uko wakoze muri 2024 ukanda handitse ngo year review, bakakwereka iminsi wamayininze, bakakwereka Pi wamayininze, ndetse na Pi wabonye muri bonus mu bantu watumiye n'abantu bandi watumiye. Okay, bakakwereka n'iminsi umaze ujoininze Pi, nabyo birimo byose. Ndasubira inyuma ndakanda kuri kariya gakubo. Then ikintu ndi bukore niki, ndahita nza hano muri menu, muri kubona hara kuri menu se nkwakanda kuri tora turongo dutatu. Nimara kwakanda harazamo screen imeze gutya, ndazamura ndeba hano handitse ngo support portal. Support portal rero niho ndi bukande. Then barahita bandirectinga kuri Chrome. Then nkande just now. Mara gukanda just now, tindireho gato, turarindiraho gatoya batudirecting kuri Chrome nyine, kuri app ya Pi binyuze muri Chrome. Then turabona handitse ngo suggested form. Hari KYC in email request, hakaba account setting in email request, hakaba Pi help in email request, wallet browser in email request. Twebwe turakanda handitse ngo Pi help in email request, aba ariho dukanda kubera ko tugiye kwaka ubufasha nyine twifashishije email. Bivuze ko tugiye kwaka ubufasha dukoresheje email cyangwa twandikira support mu buryo bwa email request nyine, ariko ari support. Nuwango turabona handitse ngo Pi help for instruction or troubleshooting. Please read our community. Then muri kubona hano handitse nyine ngo email confirmation to cyangwa se Pi username na subject. Turareba hano handitse ngo email confirmation, turashyiramo email. Hano handitse Pi username, dushyiremo username nyine ya Pi. Then subject turashyiramo nyine impamvu, hano twandike n'impamvu nyine turi muri tentative cyangwa tudafite KYC. Nguko uko uri bugenze. Ndabisubiramo. Haranditse ngo email, urashyiramo email. Aha kabiri ushyiremo username, aha gatatu ushyiremo subject impamvu, aha kane ushyiremo reason. Noneho ya reason ya mpamvu uyisobanure neza. Bivuze ko hano uri busobanure neza ya mpamvu ufite icyo kibazo cya tentative. Then numara kuzuza ibyo ngibyo byo hejuru, aha gatanu uraza ushyiremo screenshot ya tentative yawe. Niba ari KYC slot idahari nayo urayishyiramo. Niba ufite ikibazo yuko wakoze KYC ikaba rejected urabishyiramo. Niba ufite ikibazo cy'ama liveness urabishyiramo byose. Niba ufite ikibazo cy'ama liveness nabyo urabishyiramo, then ukande send. Nguko uko uri buze kubigenza guys. Mbibutse ko mwibuke gukora subscription, mukore share, mu sharing n'abandi, kandi mwibuke kuzuza ibintu bisabwa muna mining buri munsi, kuko ibi byose ubikoze utamininga nta kintu byaba bimaze. Mwibuke kuzajya muna mininga buri munsi. Nshimira bamwe bose, ubwo mwibuke ko uko twagiye tubigenza namwe ariko muze kubigenza. Imana ibarinde.